hari abandi bagabo nabo basigaye bajya ngo muri za sabuna, ariko mwaje mu automande nje hari n'ibintu bijya bintangaza. Ni gute umuntu w'umugabo agenda akambara ubusa imbere y'umugore utaruwe, agakuramo imyenda, umugore akamusirita, umugore akamukubeta, ariko ibyo byo ni ibiki? Hanya ngo ni iterambere data. Umva nkubwire, iryo terambere niritakuzanira kaga uzagira ngo royisi sinakijijwe. Nta mukristo ugomba kujya muri sauna ngo ajye gusigwa n'umugore, kirazira. Nta mukristo w'umugore ujya gusigwa n'umugore n'umugabo w'abandi, ariko mwagiye mukizwa neza. Hanya ngo ni iteramberera ngo muturusha ubwenge, ntabwo muturusha. N'abadayimoni baje bo mu iterambere. Iyo tubivuga mwebwe ntabwo mubyumva. Iyo turi kubuza abantu ibintu, abantu bagira ngo turinjije cyangwa turabaswa. Oya yewe, ntabwo turinjije, nta nubwo turabaswa. Hari ibyaha by'iterambere kera za saro ntizabagaho. Uyu munsi rero hari ibyaha byo muri zo saro agushishira akagukurura ukagenda ubwo ngubwo. Niyo mpamvu twiyama abagabo kujya kwiyogoshesha kwijo za karashika. Turabiyama mutazagwayo. Uwo mugore uzi ibibazo yagize byagiye mu manza birananirana, baravuga ngo ubwo ngo umugore yaramuroze. Nta borozi bundi, nuko yamushinze izo nzara, akamushinga izo nzara hano, aramukaresa, aramujyana. Mwitonde cyane, mwitonde. Hari umugabo umwe witwaga David, menya n'ikindi gihe naramuvuze. Uwo David yari substitute, yego yari premier substitute, n'umugore witwaga Adele. Barakijijwe, bari hariya i Remera. Makuru yabo narayamenye. Hanyuma siku moja umunsi umwe bajya koga, bajya ku Kivu, barabasirimo bari barize, ni kera mbere ya jenoside. Hanyuma barangije baragenda bajya kuri plage, umugore n'umugabo we, nta nubwo yari yajyanye n'undi, bajya kuri plage koga. Ngo bajya koga bakuramo imyenda, bambara za mayodo bya bindi bogana nyine, bya bindi namwe muzi. Barangije koga baragenda bagarama ku mucanga, umugore n'umugabo bagarama ku mucanga. Bagaramye ku mucanga, umuzungu w'umukerarugendo araza atangira gutereta Adele. Atangiye kumutereta, usingo mvaho ngende umurokore. Umuzungu ati sorry. Narizi ko abantu bose baje hano ari indayi umuntu ashobora gutereta. Noneho barataha ngo bagere mu rugo. Hanyuma baraganira umugore n'umugabo. Ngo baganiriye ngo mwabazonde ngo ariko burya harya biriya byatewe n'iki kugira ngo umuzungu aguterete. Basubira mu makuru, umugabo abwira umugore atari ko buriya kugira ngo aguterete nuko yasanze wambaye ubusa ku gasozi. Ubundi atasanga wambaye ubusa ari kugutinyuka. Ariko ubundi biriya dukora ubundi ni iby'abantu b'Imana. Ariko ubundi kujya kwambara ubusa ku gasozi ni iby'abarokore, ni iby'abakristo. Biriya si bya byaha Bibiliya yita ni iby'isoni nke. Ejobundi nagiye kwigisha niba turi Remera, none ngiye kwigisha niba turi Remera, hari ukuntu bakira umuntu dusoza turaganira. Umugore aratubwira ati rero buriya abantu batagira umwuka wera hari ibyaha batamenye, tutikagira inkuru. Aratubwira ngo umunsi umwe yagiye kwakira abashyitsi, yafunze igitenge gutya, kwa kundi bafunga igitenge hano kahareka. Hanyuma yakira abantu nyine ahagarara hejuru y'abantu. Noneho ngo nijoro agiye kuryama ngo umwuka wera ngo aramubaza ngo niko kubera iki ukora iby'isoni nke? Ni gute ujya guhagarara hejuru y'abantu wambaye igitenge cyonyine? Ni gute ubitinyuka? Aratubwira ati rero hari ibyaha bitanditswe muri Bibiliya, ariko umwuka wera ajya ahishura. Kwambara igitenge gutyo ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko umwuka w'Imana nanjye Mana. Abantu badafite umwuka wera bafite ibibazo. Abantu badafite umwuka wera hari ibyaha batamenya. Abantu batagira roho mutakatifu hari ibyaha mutamenya. Niyo mpamvu uzabona umuntu yambaye ubusa akabona nta soni afite, nuko nta mwuka wera afite. Ariko umwuka wera araza akatwigisha ibyo tutazi. Umwuka wera araza akatwongorera uko twitwara. Umwuka wera araza akatubwira uko tuvuga. Nta mukristo uvuga uko abonye, nta mukristo uvuga nk'umunyamahanga, nta mukristo upfa guseka ibyo abonye no guseka ubusa, nta mukristo wicara aho abonye ngo arira aho abonye. Niyo mpamvu tugomba guhinduka rwose. Iby'imigisha ntabwo nyoboye kubyigisha jewe. Kugira neza kw'Imana kurusha abantu benshi, ibitangaza by'Imana shobora kuba mbirusha abantu benshi muri hano. Yakoze kuri jewe no ku buzima bwanjye n'umuryango wanjye nanjye ubwanjye. Ibyo ndabizi ko Imana ikora ibitangaza, ndabizi neza ko Imana igira neza.
ndabizi neza ko Imana ishobora gukora cyane ibiruta cyane n'ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, ibyo mbizi neza. ariko ntabwo ari byo bibanza. Ntabwo nabigisha iby'umuceri jewe n'inyama n'ibiryo, ntabwo nabigisha iby'amazu n'amamodoka. Ibyo nzi ko Imana ibikora tutanabisabye. Nkunda kubabwira ngo njye mfite abana, abana banjye ntabwo bajya bahangayika, ni njyewe bahangayikira. Uko ni nako Imana iduhangayikira. Ntabwo ari ngombwa ko tuyisaba umuceri n'ibirayi, izi ko tubikwiriye, izi ko njyewe ngomba kurya njyewe Aloys. Icyangombwa tugomba kubanza gukora ni ukubaka ubucuti bwacu n'Imana. Ugomba kubanza kubaka ubucuti bwawe n'Imana, ukabanza gukora iby'Imana igushakaho, ukabanza ukayitunganira, ugashaka umwuka wera, ukabanza ugakizwa neza. Ibindi izajya ivuga ngo okay, mbonye ko umwana wanjye Andrea cyangwa Marta akeneye umuceri, izawuzana utiriwe usaba, kuko izi kuwukwiriye. Imana rero dusure kandi Imana itugenderere. Ngo nuko ngo baravuga ngo turashaka gusa n'andi mahanga. Ntabwo ukwiriye gusa n'abapagani, nta mukristo ukwiye gusa n'abanyamahanga. Ntabwo ukwiriye kwitwara nk'uko abandi bose bitwara bo mu isi. Niba warahisemo ubukristo, b'umukristo ube kamirifu, ubyerure, umenye uwo uriwe. Twebwe turi ubwoko butura ukwabwo, turi ishanga ryera, ubwoko bw'abatambyi, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagara. Ntabwo dukwiye gusa n'andi, dukwiye kwemera kuyoborwa n'Imana, dukwiye kwemera kuyoborwa n'umwuka wera, dukwiye kwemera kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Nta nubwo dukwiye kuyoborwa n'ubwenge bwacu bwite, nta nubwo dukwiye kuyoborwa na teoloji twize, ahubwo dukwiye kuyoborwa n'Imana, tukayemerera ikatuyobora, akaba ari ituyobora, akaba ari inaturwanirira. Yarababwiye ngo nyamara shaho ibyo ngibyo mushaka, ngo murashaka gusa n'andi mahanga, uwo mwami mushaka gukorera Satani, ibyo azabakorera ntimuzagaruke ngo mutake, ntimuzagaruke ngo mugire icyo muza kubaza Imana. Nimumara kugera akabahondagura. Ese mubwira ngo twavuye tutahabonye? Twavuye kwa Satani, ubure twabwe twabubonye. Na tushibisha, tazama yupo pamoja nasi, neema itaisha kamwe. Haleluya, 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 amena. Tazama yupo pamoja nasi, neema itaisha kamwe. Haleluya, 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 amena. Ni vema kumupenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wake, sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amena. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 amena. Ikiwa giza mara nyingi na jua likifichwa, na tukijaribiwa huku pajua ni kwa muda, mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, haleluya,
haleluya, amena. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena, haleluya, 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 amena. Na tusisumbukie tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa neema yake Mungu. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu, haleluya, 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 amena. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu, haleluya, 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 amena. Ikiwa vema huku chini kutegemea Yesu, furaha gani huko juu kuona uso wake. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha, haleluya, 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 amena. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha, haleluya, 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 amena. Ubwari byiza muri iyi si bizera umwami Yesu, bizamera bite mu ijuru tubonye uburanga bwe. Nukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira, haleluya, 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 ashimwe. Nukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira, haleluya, 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 ashimwe. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Twongeye gushimira Imana Data wa twese, mwiza uhoraho se w'imico yose, ongeye kudukingurira umuryango nanone tukaba tugeze mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu y'Uwiteka Imana, ngo byamuruteraga imyaka 1000 kuba ahandi hantu ndetse no kuba mu manyumba akomeye. Aravuga ngo hari ikintu kimwe nzajya nshaka mu minsi yose nkiriho, ngo no kuba mu nzu y'Imana areba ubwiza bw'Uwiteka Imana mu rusengero rwe rwera, ngo kubera ko ku munsi w'ibyago n'amakuba azankirisha kumisha mu ihema rye, ngo kandi azashingisha ibirenge byanjye ku rutare kugira ngo ntanyeganyezwa. Amen, amen. Bega mwiriwe, haleluya. Murambura ibiganza twongere turamukanye, haleluya. Ya Imana ibaho umugisha, mwagize neza kandi mwongeye kugira amahirwe yo kuboneka mu nzu y'Imana muri aya masaha ya saa sita. Abandi nabo bagiye ku meza, bagiye kurya ibirayi n'umuceri, bagiye kurya amafiriti, bagiye kurya n'inyama z'inkoko n'iz'ihene cyangwa n'iz'inka, n'imboga n'amateke n'ibihaza. Tuzi ko ari byo biryo biboneka hano, n'amafi atari kuri benshi. Rero twebwe tugiriwe ubuntu bukomeye cyane bwo kuza kurya ijambo ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Ririmbye yaravuze ngo neno la Mungu ni tamu
tamu sana. Ijambo ry'Imana riraryoha kandi rikaryoha cyane. Ijambo ry'Imana risubiza intege mu bugingo. Ijambo ry'Imana riruhura umutima urushye. Ijambo ry'Imana riduha amahoro, kaduha umunezero. Ijambo ry'Imana rijya rihindura ubuzima bwacu, rigahindura imibereho yacu ikaba mishya. Rero ijambo ry'Imana ritandukanye n'andi magambo y'abantu, kuko ryo rituremamo ubundi buzima bushya. Imana tugirire neza. Mufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli, igitabo cya Samweli cya mbere, ibice byaho 8. Igitabo cya Samweli cya mbere, ibice 8. Dusome wenda duhereye ku murongo w'10, twumve icyo amagambo atubwira. Tugeze ku murongo wa 22. Aranditse ngo, nuko Samweli asobanurira abantu bamusabye umwami amagambo y'Uwiteka yose. Aravuga ati, uku niko umwami azabategeka, azabagenza. Azatora abahungu banyu, abatoraniza gukora iby'amagare ye no kuba abo kugendera ku mafarashi be. Azabagira abasibanira imbere ye y'amagare ye, kandi azabatoraniriza kuba abatware b'abantu 1000 n'abantu 50. Abandi azabagira abahinzi be n'abasaruzi be n'abacuzi b'intwaro zo kurwanisha n'ab'ibyuma by'amagare ye. Kandi azatorera abakobwa banyu gukora imibavu no kuba abatetsi n'abavuzi b'imitsima. Kandi azatora imirima yanyu n'inzabibu zanyu n'imyelayo yanyu, ibiruta ibindi ubwiza abihe abagaragu be. Kandi azabaka amakoro, igice kimwe mu 10 cy'imbuto zanyu n'icy'inzabibu zanyu ayahe abatware be n'abagaragu be. Kandi azagabanya abagaragu banyu n'abaja banyu n'amatungo yanyu n'inyamibwa n'indogobe zanyu, abikoreshe imirimo ye. Azenda igice kimwe mu 10 cy'amatungo yanyu, kandi muzaba abagaragu be. Maze uwo munsi muzaborozwa n'uwo mwami mwitoranije, ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. Ariko abantu banga kumvira Samweli, baravuga ati, biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka, kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose. Umwami wacu ajya ducira imanza, aje atujya imbere, aturengere mu ntambara zacu. Nuko Samweli amaze kumva amagambo y'abo bantu yose, abisubiriramo Uwiteka uko bingana. Uwiteka asubiza Samweli ati, bumvire ubimikire umwami. Nuko Samweli abwira Abayisiraheli ati, umuntu wese asubire mu mudugudu w'iwabo. Amen. Some no mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, igice 12. Duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo ikwiriye imibereho ya Gikristo, ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikora kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. N'aya magambo tugiye kuvugaho uyu munsi, iki cyumweru nahisemo, cyangwa se umutima wanjye wahisemo kubigisha inyigisho zinyuranye z'uburyo bunyuranye. Ubundi abo tumenyeranye murabizi ko najyaga mfata icyigisho kimwe nkagishorera icyumweru cyose, ariko muri iki numvise buriye kuvangavanga inyigisho zinyuranye. Kuwa mbere, kuwa kabiri dutangira, murabizi ko twize ijambo rivuga ngo ntitugaharike umwami wacu. Baravuze ngo ndi umukunzi wanjye, kandi mukunzi wanjye ajya anyereka urukundo rwe. Munsi w'ejo, munsi wo wakurikiyeho, twize kuwa kabiri hari ngira ngo
ijambo ritubwira ngo nuko rero nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Twabisomye mu butumwa bwiza bwa Yohana 9:4, ndagira ngo murabyibuka bari bahari. Uyu munsi rero tugiye kwiga irindi jambo, iri jambo rikomeye cyane, ngira ngo usabe Imana rikwigishe kurushaho. Abayisiraheli amakuru yabo menshi turayazi, twese tuyaziranyeho abenshi, kuko ntekereza ko mwese muri abakristo cyangwa se mufite amatorero musengeramo, ku buryo amagambo menshi tugenda tuyahuriraho tukayumva mu nsengero zitandukanye. Hanyuma abayisiraheli murabizi neza ko bari ubwoko bw'Imana, batoranijwe n'Imana ibakuye mu bundi bwoko. Hanyuma Imana ikabayobora, Imana ikabakorera ibitangaza, Imana ikabafasha mu ngendo zabo zose, bya bindi byose muzi nama. Hanyuma muri ibyo byose igihe cyarageze rero ngo abayisiraheli barivumbura. Nanze kwinjira kure cyane mu mateka yabyo kuko amasaha ari matoya n'iminota ikabigenda, ariko ngo igihe cyarageze bayivumburaho. Babwira Samweli bisobanura ngo wasabwe Imana. Hano muri toro twagiraga umupastor witwa usabwe Imana Samweli, twakundaga kumwita ngo ni bwere, ariko ntabwo ari uvugwa, ahubwo uyu nguyu uvugwa ni Samweli mwene Rukana, wavutse kwa Hana. Nawe uwo ngo nari mbabwiye ni mwene Ryamubiri, wari utuye hariya Kamuhoza. Uyu Samweli uvuzwe hano rero yagendanaga n'abayisiraheli, hanyuma akababwira iby'Imana imubwiye, hanyuma nabo bakabwira Samweli ibyaje kubwira Imana. Yari hagati y'abantu n'Imana, akababwira iby'Imana imutumye, hanyuma nabo bakamubwira ibyo bayishakaho. Niko gahunda yari iteye icyo gihe. Hanyuma igihe kigeze rero ngo barivumbura, ngo baramubwira ngo no, aho bigeze ntabwo tugishaka kuyoborwa n'Imana. Aho bigeze turashaka ko natwe utwimikira umwami, tukamera nk'andi mahanga, tugasa n'andi moko. Hanyuma ngo bamaze kumubwira ayo magambo nk'uko nari mbabwiye, ngo Samweli arababara cyane. Ngo amaze kubabara cyane, ngo aragenda abisubiriramo Uwiteka, ngo aramubwira ngo Mana wabimenye, ba bantu wampaye, ba bantu nahanuriraga, ba bantu nabwiraga ibyo wambwiye, ba bantu wajya gurwanirira intambara, ba bantu wajya gutabara ababisha babo, ba bantu wakuye mu Egiputa, ba bantu wambukije inyanja itukura, ba bantu wakijije Abamowabu n'Abamoni. Mbega urazi ibyo bavuze noneho? Barambwiye ngo nkubwire ngo barashaka umwami, ngo kandi impamvu bashaka umwami ngo nuko bashaka gusa n'andi mahanga. Ngo nicyo cyonyine, ngo uwo mwami ngo ajye bayobora, ngo uwo mwami ngo ajye bagenda imbere, uwo mwami ngo ajye barwanirira. Ngo Imana ngo irabyumva, ngo iravuga ngo nuko bavuze. Samweli aramubwira ngo nuko bavuze, ngo babanje no kumbwira ngo genda ndashaje, ngo n'abahungu banje ntabwo bameze nkanje, ngo bakora ibyaha, ngo none rero ngo mbahe undi mwami, we ntibagishaka kuyoborwa nawe. Imana ngo birayibabaza nayo, birangije ngo ibwira Samweli ngo mbere y'uko ubimikira uwo mwami rero bashaka, genda ubanze ubabwira ariya magambo dusomye, wabwira ngo uwo mwami musabye ntabwo muzi ibyo musabye, azabagirira nabi. Uwo mwami mushaka azabagirira nabi, azabagirira nabi, n'abana banyu azabagirira nabi. Azajya baka amaturo, abana banyu b'abakobwa azabagira abasyi, n'abahungu banyu azabagira abagendera imbere ye ku mafarashi, mbese bazamererwa nabi. Hanyuma kandi azajya baka n'ibya 10 n'amaturo muri bya bindi byose mweza n'ibiki byose, nuko bizagenda. Arangije kandi Imana iramubwira ngo kandi ubwo ibyo bizababaho uzababwire yuko ntazaba ndi kumwe nabo, ubwo nyine bazirwariza. Nta kintu tuzongera kuvugana, nibahura n'iyo mibabaro, bagahura n'izo ntambara, ntibazigere baza kugira icyo bambwira, genda ubabwire gutyo nawe. Hanyuma Samweli ngo arahindukira, aragenda arababwira ngo umva uko Uwiteka avuganye namwe. Ubwo muvuze ngo arashaka gusa n'andi mahanga,
ubwo muvuze ngo murashaka gusa n'andi moko, reka mbabwire, Imana iravuze ngo sawa, ngo mbibakorere, ngo ariko namwe mwanze kuyoborwa n'Imana, ngo hangi nimugira icyo muba mugahura n'ibyo bibazo byanyu, amahanga akabatera, intambara zikababaho, ingorane zikababaho, murahirwe, ntimuzaze kugira icyo mubwira Imana ubwo mwayivumbuyeho ngo ntimushaka kuyoborwa nayo. Araza arabibabwira rero, arangira ngo biramaze, turashaka gusa n'andi mahanga, twimikira umwami, natwe turashaka gusa n'andi mahanga. Samweli ngo aragaruka arabibabwira, arababwira ati sawa, ngo nimujye mu mahema y'iwanyu, hanyuma uwo mwami mushaka muzamubona. Andi magambo dusomye aravuze ngo nukore bene data, mu Baroma 12, tanga imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ngo kandi mugire imitima misha, ntimukishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, hanyuma kugira ngo mubone kurobanura iby'Imana ishaka, mumenye iby'Imana ishaka. N'ayo magambo dusomye mu magambo avunaguye, shaka kuvugaho umwanya mutoya w'abantu banga kuyoborwa n'Imana, w'abantu banga kuba nk'abantu b'Imana, w'abantu banga gusa n'Imana, ngo barashaka gusa n'andi mahanga. Mu ijambo ritoya, icyo nifuje kubamenyesha ni uko abakristo cyangwa abantu b'Imana cyangwa abizera bagomba gutandukana n'andi moko, bagomba gutandukana n'andi mahanga. Ntabwo umukristo agomba kumera nk'abandi bantu. Nanze kujya hirya cyane mu Bisiraheli, ubundi Imana yari yarababujije gukora nk'iby'abanyamahanga bakora, yari yarababujije gusa n'abamowabu ndetse n'abamowabukazi. Imana yari yarababujije gusa n'abamori. Abamori n'abamowabu bari bafite ibigirwamana basengaga. Abamori n'abamowabu baryaga intonorano. Abamori n'abamowabu ntabwo bari bafite Imana rurema, bari bafite ibindi bakora, bari bafite n'imyifatire yabo n'imico yabo itandukanye n'Abisiraheli. Noneho Imana rero ikabwira Samweli n'abandi bahanuzi, ikababwira ngo ndetse abo bantu bitwa Abisiraheli uzababwire ko badakwiye no gushingirana n'abanyamahanga, ntibakwiye no gushingirana n'abamowabukazi, ntibakwiye gushingirana n'abamori, kuko abamori bafite imico yabo, abamowabu bafite imico yabo. Ntimuzasangire nabo, ntimuzashingirane nabo, kubera ko nimuramuka mushingiranye nabo muzagira ingorane zikomeye cyane. Ibyo ngibyo birimo amateka maremare, ariko hari igihe bageze Abayisiraheli bashingirana n'abamowabu, bashingirana n'abamori. Hanyuma icyambere cyabayeho ngo nuko abana babyaranye nabo indimi zarahindutse, noneho bakaba batagishobora kuvuga ikiyuda, ahubwo bagavanga ikiyuda bakakivanga n'ikimowabu, bagafata ikiyuda bagafata ururimi rw'Isiraheli bakaruvanga n'ubw'abamori. Noneho igihe cyarageze muri uko gushingirana nabo, indimi zirahinduka n'imico irahinduka. Nimusoma mu gitabo cya Nehemiya muzasanga ko Imana igihe kimwe, Imana yategetse Nehemiya, iramubwira ngo abo bantu bivanze n'abanyamahanga. Nehemiya we yageze aho arakara ngo abakubitishi, arangije ngo abapfura n'ubwanwa abagabo bamwe. Barabwira ngo niki cyatumye mujya kwivanga n'andi moko, niki cyatumye mujya gusambana n'abamowabu, niki cyatumye mugira imico nk'iyabo. Arabapfura ubwanwa aranabakubitagura. Rero icyo nashatse kuvuga niki, aba Bayisiraheli bari bayobowe n'Imana, Abayisiraheli bari bafite umutekano usesuye. Tekereza kuyoborwa n'Imana, ukarwanirirwa n'Imana, ugafashwa n'Imana, warangiza ukayibwira ngo ndabyanze, ndashaka kujya nirwanirira, ndashaka kujya nikoresha, ndashaka kugenda nk'uko abandi bose bagenda. Ariko Imana ntabwo yabishakaga. Imana ntabwo yashakaga ko Abayisiraheli basa n'andi mahanga. Imana rero itugenderere cyane. Niyo mpamvu nababwiye ngo iyo umuntu ari umukristo, ntabwo umukristo avuga nk'abandi bantu, ntabwo umukristo arya nk'abandi bantu, ntabwo umukristo yambara nk'abandi bantu, ntabwo umukristo yicara aho abonye hose, ntabwo umukristo yitwara nk'abandi bantu. Umukristo atandukana n'abandi bantu
haba mu mico, haba mu myifatire, haba no mu mvugo, haba no mu umva. Umukristo atandukana n'abandi bantu. Iryo tandukaniro ridahari rero nta bukristo buba buhari, nta bukristo buhari. Iyo tuvuga nk'abapagani, tukavuga nk'abanyamahanga, tukavuga nk'abantu badakijijwe, tukambara nk'abantu badakijijwe, tukagira imyitwarire imeze nk'iy'abantu badakijijwe, tukagira imyitwarire nk'iy'abanyarwanda bose, tukagira imyitwarire nk'iy'abakongomani, tukagira imyitwarire nk'iy'ababirigi, tukagira imyitwarire nk'iy'abadage, tukagira imyitwarire nk'iy'abarundi, tukagira imyitwarire nk'iy'abene wacu bo mu miryango no mu ngo. Burya tuba twabyishe. Ntabwo bigomba gusa, ntabwo tugomba kuvuga nka bene wacu twasize iyo, ntabwo tugomba kurya nka bene wacu twasize iyo, ntabwo tugomba kwambara nka bene wacu twasize iyo. Bigomba kugira itandukaniro byanze bikunze. Iyo iryo tandukaniro ridahari rero nta bukristo buba buhari, nta bukristo buba buhari. Hari ikibazo, ubu dufite ikibazo gikomeye cy'uko udashobora gupfa gutandukanya umukristo n'umupagani. Icyo kibazo kirahari uyu munsi, kirahari rwose kandi gikomeye, ku buryo ushobora kugera hariya muri Matewusi ugasanga abakristo basa n'abapagani, ugasanga bari gucuruza nk'abapagani, ugasanga bari kuvuga nk'abapagani, ugasanga bari guseka nk'abapagani, ugasanga bari kurya, bari kurira amavoka n'ibipapayo n'ibiki hariya, ugasanga nta muco, nta kinyabupfura habe na gatoya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo abakristo bakwiriye gusa n'abandi bantu. Turamutse dusa n'abandi bantu, ubwo nyine nta bukristo bwaba buhari, kuko abakristo ni inzandiko zisomwa n'abantu bose. Abakristo kandi ntabwo bashobora kuyoberana aho bari, kuko ni umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi udashobora kwihisha na hatoya. Ni ukuvuga ngo ubukristo bwawe bugomba kugaragara byanze bikunze, bukagaragara mu rugo iwawe, bukagaragara mu muryango wanyu, bukagaragarira aho mukorera, bukagaragarira aho mucururiza, bukagaragara. Ubu dufite ikibazo sinzi niba kizarangira cyangwa niba kiri kutwoherezaho. Ubu dusigaye tujya mu makwe. Ejo bundi nagiye mu bukwe bumwe, none ubwo bukwe bugezemo nicara muri dote nk'uko abandi bose bicara, ntegereza ko ubwo bukwe buri muvugwemo Yesu habe na gatoya. Twarinze turangiza nta jambo Yesu rivuzwe muri ubwo bukwe. Ndatangara, navuga none ubukwe bw'abakristo bubaho abantu bakarangiza ubukwe nta Yesu uvuzwe muri ubwo bukwe? Ubukwe ni bwoko ki? Numva ni ikibazo gikomeye. Bakubisemo bya bigoma mujya mukubita, bakubisemo za ndirimbo zo mu isi za kinyarwanda, bakubisemo bya bindi byose n'imivugo n'ibiki byose, dutaha nta Yesu uvuzwe muri ubwo bukwe. Ndavuga ngo ubukwe rero ntabwo ari ubwa gikristo, ntabwo ari ubwa gikristo, kuko ubukwe bwa gikristo ubundi bwagombye kuba mwiki, bwagombye kuvugwamo Yesu nawe agahabwa icyubahiro muri ubwo bukwe. Ariko tekereza kugira ngo dukoreshe ubukwe turangize nta Yesu uvuzwe, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Kibaza se twasubiye he? Twasubiye iwacu mu kinyarwanda. Nyamara dukwiye gutandukana n'imico ya kinyarwanda, ahubwo tukagira imico ya gikristo. Ntabwo noneho abantu babyumva barorere kubyumva, ariko nuko byari bikwiriye kumera. Ubukwe bwawe, ubukwe bwanje bukwiye kuvugwamo Yesu akamenyekana. Ubukwe bwacu bukwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Ubukwe bwacu bukwiye kubahisha Imana. Urajya mu bukwe ugasanga abakobwa b'abakristo bambaye ubusa, ugasanga baciye ukuboko kumwe, sinzi ibintu basigaye bambara, ukabona ukuboko kumwe kwavuyeho hano. Ukibaza ibi ni ibiki noneho byadutse nyakubahwa we? Ukibaza uti Imana ya Aburahamu na Yakobo, none ko mbona noneho bambaye ubusa ukuboko kumwe, ukuboko kundi kwagiye? Ese abatayeri ntibakimenya kudoda? Ikibazo bikakuyobera. Pastor Gena rumiwe nuko abatayeri b'iki gihe ntibashobora kumenya kudoda ngo batereho amaboko yombi, ukibaza bikakuyobera. Ariko impamvu nta yindi, nuko abakristo barashaka gusa n'abapagani. Abakristo barashaka gusa n'abadakishijwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. N'amafoto yanyuye ngo murashaka kwasa n'ay'abapagani n'ibiryo byanyu. Ejo nari ndimo kumva umugabo wari kwigisha hano, koranabuhanga naryo ni hatari. Nari ndimo gukurikirana umugabo wari kwigisha hano, yari yaturutse ngo mu Bugesera. Namuteze amatwi cyane. Umuntu abakurikira iyo wicaye no mu rugo ni wawe mu buriri mu gitanda ubukurikirana, turekana inkurikirane ransha wa Nyarugenge cyangwa amateraniro yo kuwa gatatu. Numva arimo kuvuga ngo nsigaye njya mu bukwe
ngo kandi dore nakoye cyangwa mu birori ngo kandi abapasitoro ngo basigaye ngo baratwubaha cyane ngo bakadushyira n'imbere ngo maze banajya kubona ngo babona bateretse ibintu imbere yanjye ngo ngashaka mufata ngo nkayibura se yabivuze none harangije ngo akongorera ngo umuntu uraho ngaho ngo nyaboneka ngo ugende ushakire ngo agafanta ngo ugende ushakire ka sitoro ngo niko njyewe ngo nabwo ngo akabivuga buhoro ngo yitonze kugira ngo abo bantu baraho ngaho banywa bya bindi byose ngo batagira ikibazo bakamuseka. Ntabwo mwumva ko tugeze ahantu hakomeye cyane aho umuntu ashaka gusaba na sitoro yihishe yicaye mu bukwe bw'abantu b'Imana, yicaye mu birori agashaka no gusaba fanta yihishe kuko yageze ahantu ibintu byamutangaje, arimo kubona ibintu byose byahindutse, ntashobora kubonamo fanta, ntashobora kubonamo sitoro, ntashobora kubonamo oranje, mbese bazanye n'ibindi bintu. Umva ndagira ngo mbabwire ko tugeze ahantu hakomeye, tugeze ahantu hateye ubwoba, tugeze ahantu ubukristo burimo kwivanga n'ubupagani, mbese ukayoberwa niba turi abakristo cyangwa niba turi abapagani. Imana yo mu ijuru tugenderere, ngo baramubwira ngo turashaka gusa n'andi mahanga, ariko Bibiliya iratubwiye ngo tugomba guhinduka rwose, tukagira imitima mishya, ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ntitugire ishusho isa n'iy'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bafite ukuntu babayeho. Muzi yuko hari n'ibyaha by'iterambere, muzi yuko hariho n'ibyaha byo mu majyambere. Yewe Cyprien warabimenye, ubu hari ibyaha by'iterambere. Ibyaha by'iterambere surabizi hari ibyaha byo mu iterambere. Kera hari ukuntu twajyaga turwana n'intuza, abantu bakarwanira intuze ibigage n'imisururu. Ibyo byigeze kubaho, ibigage n'imisururu. Hakaba abantu bavuga bati reka ibyo bigage twe ntitunga, abandi tugomba kubinywa. Ibyo bikaba intambara ikomeye. Ubu rero ibigage n'intoze n'imisururu byarahindutse. Ubu turi mu ntambara za Bavaria na Red Bull, turi muri Bavaria na ntuza na kaci na kambuci. Bese ubwo nibyo turi kurwana nabyo. Ibyo ni byaha by'iterambere byaje. Ibindi byaha turi kurwana nabyo, urasanga umuntu w'umugabo nkanjye cyangwa nka Cyprien akajya muri saro, yajya muri saro agasangamo umukobwa ufite ibyara bireshya nk'ibya karashika, afite za zara zisongoye nk'iza dayimoni. Noneho yageramo rero akajyamo umukobwa ufite za nzara zisongoye zimeze nk'izo kwa rusofero, noneho agatangira akamwogosha. Yamara kumwogosha rero agafata za nzara ze akamushishira, ikindi nacyo kikamera nk'ikigurube kiri gushishirwa kigiye kubagwa, akamushishira akamutera rwara mu gutwi, akamushishira ukabona cyasinziriye kiri kugenda kigira gitya. Nz'umugabo mwebwe ntimukinisha ibyaha byo mu iterambere. Ibyaha byo mu iterambere birakaze. Nz'umugabo yewe wagiye muri saro gutyo, baramwogosha, bamaze kumwogosha umugore aramushishira, amushinga izo nzara nyine, aramushishira. Uyu munsi mvugana namwe, sinjya mbeshya jewe, umugore yataye umugore w'umugabo, kandi yaritondaga byahatari. Uwo mugabo yaritondaga, yari intama y'Imana, ariko ngo ahure na karashika wo muri saro, aramushishira kugeza igihe yamutwariye. Ubu yasenye urugo, ati umugore n'abana batatu, acuruza hano hirya, sinavuga izina rye ariko ari hano hakurya, hano hirya gatoya niho umugore yahuriye n'ikibazo kubera kujya hehe muri iyo saro. Iyo tubivuga mwebwe ntabwo mubyumva, iyo turi kubuza abantu ibintu, abantu bagira ngo turinjiji cyangwa turabaswa. Oya yewe, ntabwo turinjiji, nta nubwo turabaswa. Hari ibyaha by'iterambere, kera za saro ntizabagaho. Uyu munsi rero hari ibyaha byo muri izo saro, agushishira akagukurura ukagenda ubwo ngubwo. Niyo mpamvu twiyama abagabo kujya kwiyogoshesha kwijo za karashika, turabiyama mutazagwayo. Uwo mugore uzi ibibazo yagize, byagiye mu manza birananirana, baravuga ngo ubwo umugore yaramuroze. Nta burozi bundi, nuko yamushinze izo nzara, akamushinga izo nzara hano, aramukaresa, aramujyana. Hari abandi bagabo nabo basigaye bajya ngo muri za sabuna, ariko mwaje umudomande. Nge hari n'ibintu bijya bintangaza, ni gute umuntu w'umugabo agenda akambara ubusa imbere y'umugore utari uwe, agakuramo imyenda, umugore akamusirita, umugore akamukubeta. Ariko ibyo byo ni ibiki? Hajya ngo ni iterambere data. Umva nkubwire, iryo terambere niritakuzanira kaga, uzagira ngo royisi sinakijijwe.
nta mukristo ugomba kujya muri sauna ngo ajye gusigwa n'umugore, kirazira. Nta mukristo w'umugore ujya gusigwa n'umugore n'umugabo w'abandi. Ariko mwagiye mukizwa neza. Hajya ngo ni iteramberera, ngo muturusha ubwenge. Ntabwo muturusha, ni abadayimoni baje bo mu iterambere. Mwitonde cyane, mwitonde. Hari umugabo umwe witwaga David, menya n'ikindi gihe naramuvuze. Uwo David yari substitute, yari premier substitute, n'umugore witwaga Adele. Barakijijwe, bari hariya i Remera. Makuru yabo narayamenye. Hanyuma siku moja umunsi umwe bajya koga, bajya ku Kivu. Bari abasirimu, bari barize, ni kera mbere ya jenoside. Hanyuma barangije baragenda bajya kuri plage. Umugore n'umugabo we, nta nubwo yari yajyanye n'undi, bajya kuri plage koga. Ngo bajya koga bakuramo imyenda, bambara za mayodo bya bindi bogana nyine, bya bindi namwe muzi. Barangije koga baragenda bagarama ku mucanga. Umugore n'umugabo bagarama ku mucanga. Bagaramye ku mucanga, umuzungu w'umukerarugendo araza atangira gutereta Adele. Atangiye kumutereta, usingo mvaho ngende umurokore. Umuzungu ati sorry. Narizi ko abantu bose baje hano ari indayi umuntu ashobora gutereta. Noneho barataha ngo bagere mu rugo. Hanyuma baraganira umugore n'umugabo. Ngo baganiriye, ngo mwabazonde ngo ariko burya harya biriya byatewe n'iki kugira ngo umuzungu aguterete. Basubira mu makuru, umugabo abwira umugore atari ko buriya kugira ngo aguterete nuko yasanze wambaye ubusa ku gasozi. Ubundi atasanga wambaye ubusa ari kugutinyuka. Ariko ubundi biriya dukora ubundi ni iby'abantu b'Imana. Ariko ubundi kujya kwambara ubusa ku gasozi ni iby'abarokore, ni iby'abakristo. Biriya si bya byaha Bibiliya yita ni iby'isoni nke. Ejo bundi nagiye kwigisha niba turi Remera, none ngiye kwigisha niba turi Remera, hari ukuntu bakira umuntu dusoza turaganira. Umugore aratubwira ati rero buriya abantu batagira umwuka wera hari ibyaha batamenye, tutikagira inkuru. Aratubwira ngo umunsi umwe yagiye kwakira abashyitsi, yafunze igitenge gutya, kwa kundi bafunga igitenge hano kahareka. Hanyuma yakira abantu nyine, ahagarara hejuru y'abantu. Noneho ngo nijoro agiye kuryama, ngo umwuka wera ngo aramubaza ngo niko kubera iki ukora iby'isoni nke? Ni gute ujya guhagarara hejuru y'abantu wambaye igitenge cyonyine? Ni gute ubitinyuka? Aratubwira ati rero hari ibyaha bitanditswe muri Bibiliya, ariko umwuka wera ajya ahishura. Kwambara igitenge gutyo ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko umwuka w'Imana nanjye Mana. Abantu badafite umwuka wera bafite ibibazo. Abantu badafite umwuka wera hari ibyaha batamenya. Abantu batagira roho mutakatifu hari ibyaha mutamenya. Niyo mpamvu uzabona umuntu yambaye ubusa akabona nta soni afite, nuko nta mwuka wera afite. Ariko umwuka wera araza akatwigisha ibyo tutazi. Umwuka wera araza akatwongorera uko twitwara. Umwuka wera araza akatubwira uko tuvuga. Nta mukristo uvuga uko abonye, nta mukristo uvuga nk'umunyamahanga, nta mukristo upfa guseka ibyo abonye no guseka ubusa, nta mukristo wicara aho abonye ngo arira aho abonye. Niyo mpamvu tugomba guhinduka rwose, tugize imitima mishya. Ndabizi ko iwanyu mu macace bamwe muri hano batajya babyigisha, babigisha za nyigisho z'imigisha, inyigisho z'iterambere. Igihe abantu bajya bambwira ngo ariko Ruizi nawe wagishyiramo imiyaga. Haleluya. Igihe bajya bambwira ngo ariko nawe Ruizi vraiment ngo uje ugeraho utubwire n'utuntu twiza. Niko bajya bambwira iyo banyihereranye. Hangana ngo ariko nawe Ruizi hari igihe uje ukabya ngo ukatubwira ibintu bikomeye gusa, ngo ibintu bikomeye gusa ngo ntiwashyiramo n'imiyaga. Nkabwira nti umwubatsi mwiza ntabwo ahera inzu hejuru, ahubwo ayihera hasi. Iby'imigisha ntabwo nyoboye kubyigisha jewe. Kugira neza kw'Imana kurusha abantu benshi, ibitangaza by'Imana shobora kuba mbirusha abantu benshi muri hano. Yakoze kuri jewe no ku buzima bwanjye n'umuryango wanjye nanjye ubwanjye. Ibyo ndabizi ko Imana ikora ibitangaza. Ndabizi neza ko Imana igira neza. Ndabizi neza ko Imana ishobora gukora cyane ibiruta cyane n'ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Ibyo mbizi neza. Ariko ntabwo ari byo bibanza. Ntabwo tugomba kubaka inzu tuyihereye hejuru mu gisenge, tuyihera kuri fondasiyo. Ibindi byose iyo twamaze kubaka duhereye ku gise hasi, njye mbizi neza. Reka niyo mpamvu mujya mwumva ntirwa mvuga ibitangaza jewe.
suko niwe kwibikora mbizi neza 100%, ariko nzi ko ibitangaza byabereyeho abatizera kugira ngo babone uko bizera. Twebwe rero ntabwo tuyoborwa n'ibitangaza, no ntabwo rero nabigisha ibitangaza. Baherutse kujya mu mahugurwa y'abakoreya, baratubwira ngo itora bigeze abakoreya bigeze kugira ububyutse bukomeye, noneho bageze badukwamo n'izo nyigisho z'imigisha za prosperity. Noneho baduswe n'izo nyigisho za prosperity z'imigisha, itorero ryabo riragenda riragwa neza, riratembagara kubera izo nyigisho zipfuye zitagira umumaro. Abitaye ku byo kurya ntabwo byigeze bagira umumaro. Ntabwo nabigisha iby'umuceri jewe n'inyama n'ibiryo, ntabwo nabigisha iby'amazu n'amamodoka. Ibyo nziko Imana ibikora tutanabisabye. Nkunda kubabwira ngo mfite abana, abana banjye ntabwo bajya bahangayika, ni njyewe bahangayikira. Uko ni nako Imana iduhangayikira. Ntabwo ari ngombwa ko tuyisaba umuceri n'ibirayi, izi ko tubikwiriye, izi ko njyewe ngomba kurya Aloys. Yarambwiye ngo mbanze nshaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizabiduha nk'umugisha. Hari ibyo nashobora gusengera njyewe mu buzima bwanjye. Sinjya nsengera umuceri, sinjya nsengera ibirayi, sinjya nsengera imyenda, sinjya nsengera bene ibyo bintu biciriritse bya bidogo bitoya cyane bitoya. Nsengera kugira ngo nkizwe neza, nisure umwuka wera n'ubuntu bw'Imana, ngasengera umurimo w'Imana, ngasengera abakozi b'Imana, ngasengera igihugu kugira ngo kigire umutekano. No gusaba ibirayi n'ibiryo, ibyo sinshobora kubisengera Data wo mu ijuru azi ko mbikwiriye. Haleluya! Imana izi ko nkwiriye umuceri kuko n'abapagani bibaha. Imana izi ko nkwiriye imyenda kuko n'abatayubahira ibaha. Imana izi ko nkwiriye kunywa fanta n'ishushu, ibyo ngibyo izi neza ko mbikwiriye kuko n'abapagani bibaha. Yarambwiye ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizabiduha nk'umugisha, ibindi byose izabinyongera. Ntabwo ngomba gusabiriza ndi umwana w'umwana, jamais. Ntabwo ari ngombwa gusabiriza ibiryo, ntabwo ari ngombwa gusabiriza imyenda, si ngombwa. Izi ko tubikwiriye, tugomba gukora ubushake bw'Imana, hanyuma ibindi kabiduhera ubuntu. Kambabaza akabazo, Imana ijya kurimbura Sodomu ni Gomora, Aburahamu yigeze ayibwira ngo Mana mbwira niba uzajya kurimbura Sodomu na Gomora? No, ahubwo Imana yaravuze ngo nta kintu ushobora gukora ntamenyesheje inshuti yanjye Aburahamu. Ntabwo byumva. Icyangombwa tugomba kubanza gukora ni ukubaka ubucuti bwacu n'Imana. Ugomba kubanza kubaka ubucuti bwawe n'Imana, ukabanza gukora ibyo Imana igushakaho, ukabanza ukayitunganira, ugashaka umwuka wera, ukabanza ugakizwa neza. Ibindi izajya ivuga ngo okay, mbonye ko umwana wanjye Andrea cyangwa Marta akeneye umuceri, izawuzana utiriwe usaba kuko izi kuwukwiriye. Imana rero dusure kandi Imana itugenderere. Ngo nuko ngo baravuga ngo turashaka gusa n'andi mahanga. Ntabwo ukwiriye gusa n'abapagani, nta mukristo ukwiye gusa n'abanyamahanga. Ntabwo ukwiriye kwitwara nk'uko abandi bose bitwara bo mu isi. Niba warahisemo ubukristo, b'umukristo ube kamirifu, ubyerure, umenye uwo uriwe. Twebwe turi ubwoko butura ukwabwo, turi ishanga ryera, ubwoko bw'abatambyi, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagara. Imana ibahe umugisha. Amasaha yageze, kangarukira hanga iminota yahangaha nayo indwanya cyane. Reka twisengere Imana, ariko ntabwo dukwiye gusa n'andi mahanga, ntabwo dukwiye gusa n'andi, dukwiye kwemera kuyoborwa n'Imana, dukwiye kwemera kuyoborwa n'umwuka wera, dukwiye kwemera kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Nta nubwo dukwiye kuyoborwa n'ubwenge bwacu bwite, nta nubwo dukwiye kuyoborwa na teoloji twize, ahubwo dukwiye kuyoborwa n'Imana, tukayemerera ikatuyobora, akaba ari ituyobora, akaba ari inaturwanirira. Yarababwiye ngo nyamara shaka ibyo ngibyo mushaka, ngo murashaka gusa n'andi mahanga, uwo mwami mushaka gukorera Satani, ibyo azabakorera ntimuzagaruke ngo mutake, ntimuzagaruke ngo mugire icyo muza kubaza Imana. Nimumara kugera akabahondagura, ese mugira ngo twavuye tutahabonye? Twavuye kwa Satani, ubu rero twabwe twabubonye, niyo mpamvu twamuhunze, yaratumereye nabi. None wewe iyo twavuye niba ushaka gusubira, ngo urashaka gusa n'abapagani, urashaka gusa n'andi moko,
nagukubita satani urinjira akakureka, ariko wamara kugera agafunga. Urinjira akakureka urimo gukina, ariko wamara kugera agafunga, kugira ngo uzave bikakugora. Mu biki mitwe dusenge mujye guhinga mu mutwe. Reka dusenge, mwaguruke dusenge Imana. Ndabona amasaha yagiye. Twinginge Imana kugira ngo twemere kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Twemere kuyoborwa n'Imana, twemere kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Kadusabe mwene data Minega yegere hino, azadusengera Imana, azagusengera Imana. Wemere kuyoborwa n'Imana, we kuyoborwa n'ubushake bwawe bwite. Niba hari n'abasaba Imana imbabazi, basaba imbabazi, abasengere. Niba hari n'abakizwa. Amen. Katwese duhaguruke mu myanya yacu, n'abicaye mwihangane muhaguruke. Iyo umuntu yacogoye mu byo kwizera, ati Imana akayireka akayoboka izindi mana zitari Imana nyamana, kubera ko yacogoye mu byo kwizera. Umutima we wavuye ku Mana wagiye ku bindi. Nicyo gituma Abisirayeli amaso yabo yacogoye ku byo kwizera ku Mwami, areba andi moko uko abayeho. Ibyifuzo byabo biva ku Mana bijya ku bandi uko babayeho. Bifuza kumera nkabo, batangira gusaba nkabo, batangira gusaba no kumera uko babayeho. Ubuzima bw'umukristo ukijijwe wataye Imana, amaso ye ntabagihanze amaso ku Mana, acogora mu byo kwizera, akareka Imana akayoboka izindi mana, akifuza kubaho nk'uko abandi babayeho. Ubu rero tuba tubanye umwanya wo kugira ngo rya sengesho ryacu dusenga, ngo umuntu wese yiyunge n'Imana, yitekerezeho, urebe aho wahanze amaso, ugaruke uhinduke igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Kandi abantu bagiye bubura amaso bakareba ahandi. Nahabu yubuye amaso ajya gushaka umusidonikazi, azana imana z'abanyamahanga, azana n'abatambyi b'izo mana. Ntabwo ari igitangaza ko kamere yakuzura, ingeso mbi zikakuzura, imico y'isi ikakuzura, kandi uri umukristo uba mu rusengero iteka ryose. Duciye bugufi imbere y'Imana kugira ngo umuntu wese yiyunge n'Imana. Imana iteze ibiganza kuko iracyari ku ntebe y'imbabazi. Imana tuyitegera amaboko dusenge, ariko usengera ubugingo bwawe. Nicyo cyifuzo cya mbere twabonye tuzajya tubwira Imana. Mana ishobora byose, mu izina rya Kristo umwami wacu n'umukiza, iteraniro ryose tuzamuye isengesho tukwambaza, tugusaba kugira ngo abaciye bugufi bakatuza akanwa kabo, ubabarire ibyaha n'ibicumuro n'ingeso zabo n'imico yabo, ubabarire kamere, ubabarire gukiranirwa bakiraniwe. Iyi saha uba waduhaye abatwumva bari kure n'abari hafi, abatwumva bari muri iri teraniro, bose bacishijwe bugufi n'ijambo ryawe. Urashaka ko tuba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Urashaka ko abantu bakugarukira kuko ari wowe Mana nyamana. Watuyoboye neza, uturagira neza, watujyanye mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, wagiye udusubiza intege mu bugingo. N'uyu munsi icyizere turakigufitiye, niyo mpamvu tukwikomejeho. Abakurekuye, abagiye kure yawe bakagira imico y'abanyamahanga, imyitwarire y'abanyamahanga, turabasabiye, turabingingiye kugira ngo akanwa kabo ukeze, indimi zabo zeze, ibitekerezo byabo byeze, ibiganza byabo byaciraniwe ubyeze,
ingingo zabo bazikoresheje iby'uburetwa bayobowe n'umwuka wa kamere. Turabasengeye, tubasabiye Imana y'imbabazi n'urukundo, itinda kurakara, ikihutira kubabarira, ifite kugira neza kwinshi muri yo. Turabasengeye, tubatuyeho imbabazi z'Imana. Turabasengeye, rinda ubukristo, rinda imico yabo, ubagirire ibambe n'imbabazi, kandi akanwa kabo nigatangiye gahamye kavuge ko Kristo ari umwami. Kanwa kabo turabasabiye, abatarahamije bakagwa mu byaha byo kudahamya ngo bavuge abari bo. Mana turabasengeye, uhereye aka kanya nibacira imbaraga zo guhamya, nibacira imbaraga zo guhamya mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ijambo ubukristo ryaduka muri Antiyokiya n'imyitwarire y'abari barakumenye, n'imico y'abari barakumenye, n'ingeso z'abari barakumenye, ngo zihishuye zigaragaje, baravuga ngo aba ni abakristo. Nibigaragare mu kazi kabo ko ari abakristo, mu mirimo y'amaboko yabo, mu miryango yabo, mu muhamagaro, nibimenyekane ko Imana iri mu ruhande rwabo. Tubatuyeho umugisha wo kwezwa, tubatuyeho umugisha wo kubabarirwa, tubatuyeho umugisha wo gutsindishirizwa, tubatuyeho umugisha wo gukorana n'Imana. Turabasengeye kandi Mwami, imbabazi zawe ziracyariho. Abamenetse bose bakatuza akanwa kabo, bakizeza umutima, nibacire kubabarirwa, nibacire imbabazi, nibacire gutsindishirizwa, nibacire ubuzima buri muri Kristo, nibacire kubaho. Kandi aha bahakuhagurukana imbaraga zinesha, imbaraga zihamya, imbaraga zo gukomeza kubana n'Imana. Turabasengeye, tugukomeye amashyi menshi ko iri teraniro uryejeje n'abadukurikiranye bamenetse baciye bugufi, ukaba ubejeje, ubatunganije. Mwami Yesu, nuhabwe icyubahiro muri aya materaniro, kuri iyo minyururu yose ya Satani uyicagaguye, ukuyeho izo mbaraga z'umwijima. Mana turabigushimiye, urakoze kutwumvishe, urakoze kukoza ibitangaza bikomeye. Mana iri mu ijuru, nimutege ibiganza dusabe umugisha. Imana ibahire, ibaramburire ukuboko kwayo. Tugisenga turambuye ibiganza kugira ngo ubaramburire ukuboko. Baje imbere yawe abamajije kwizera, wabakoreraga ibitangaza, waramburaga ukuboko kwawe. Nicyo gituma wabaga mu iteraniro ukanga kubasezerera amaramasa kugira ngo isari itabatsinda mu nzira. Nicyo gitumye wabagaburiraga ukabicaza, bakarya bakanywa, bagasagura n'intonga bakazitahana. Natwe turabasengeye hamwe n'ijambo ryawe, ubaha umugisha, indwara zikire, wirukane Satani, wirukane kagungu, wirukane inzige, wirukane imigambi yose ya Satani. Tubatuyeho umugisha w'Imana mu mirimo y'amaboko yabo, tubatuyeho umugisha w'Imana mu nzira zabo, mu miryango yabo. Abafite ibiruhanya, izi ngumba zakire kubyara, uracyakora ibitangaza, uracyaruhura abarushe, uracyubaka, uracyahindura amateka, uracyatanga ihumure. Izi ndwara turategetse ngo bakire gukira. Bariya baduhaye ibyifuzo, bari mu bitaro, bariya bari mu miryango, bariya bakeneye ubutabazi, tubatuyeho umugisha. Turabasengeye kandi Mwami, ibyabirukankanaga tubikubitishije umusaraba, ibyabarwanyaga tubirwanyirishije umusaraba, ibyabagenzaga tubigendesheje umusaraba. Mu izina rya Yesu uracyakora ibitangaza, ubihishurire itegeko ryawe rihindura amateka. Tugukomeye amashyi menshi Data wa twese, nuhabwe icyubahiro. Ukomeze kuduha umugisha, ukomeze kutugirira neza. Duteze ibiganza turavuze ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana kubana no gufashwa n'Umwuka wera bibane natwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.